dutangiye agafilime kacu umukobwa witwa Liza imodoka yamupfiriyeho, ako kanya hakahita haza akamoto gatoya gatwawe n'umusore witwa Pedro. Ako kanya Liza akahita yitambika ku kamoto akavuga ati muhagarare, nuko akahita aza akabwira Pedro ati nukuri mwamfasha mukampa lift niba bishoboka, ngati uri kujya hehe? Ati mumbabarire rwose ni hano hirya ntako ari kure cyane. Ngo none se yaba ari hano imbere ku kanimatasiyo kari hano imbere? None se tugiye ahantu hamwe? Ngo ati yigo niba nawe ariho ugiye ubwo turi kumwe. Pedro akahita avuga ati gira vuba nta kibazo wicaremo. Nuko Liza akahita ashimira Pedro ati murakoze cyane rwose. Nuko Liza akahita aza akicara mu modoka muri ako kamoto gatoya. Nuko Pedro akamubwira ati nukuri nanjye niho ngiye, hari umuntu yangiye kuhareba. Ako kanya akahita ahindukira akamubwira ati none se seriye ugiye muri kariya kanimatasiyo kari hariya? Ati niho nanjye ngiye kuko umuntu ngiye kureba nihari. Nuko Liza akomeza abwira Pedro ahantu agiye ndetse n'umuntu bagiye guhura. Nuko Pedro akabyibazaho akavuga ati se buriya byaba ari byora? Gusa ntiyamubwira ibyo aketse. Ako kanya ako kamoto kakahita gahaguruka, gusa katarahaguruka ngo kegere imbere kagere kure. Nuko Liza akahita asohoka aba yibagiwe agatelefone ndetse no gufunga imodoka yiwe. Ako kanya akahita aza yirukanka akahita afata telefone ye ndetse akahita anafunga imodoka yiwe. Akimara kubifunga nuko akahita yongera agasubira muri ka kamoto. Komeza ukurikira agafilime kacu, kora subscribe kuri iyi channel dukomeze tubane, ndetse wandike muri komenti ese aka gafilime wakabonye gute? No dufilime tw'urukundo. Ako kanya Liza akahita yinjira muri ka kamoto, nuko Pedro akahita yatsa ka kamoto bakagenda. Ako kanya bakahita batugara ku rundi ruhande, haba hari umusore witwa Calvin ubona ko yategereje yarambiwe. Agakomeza ari kuri telefone areba amasaha yibaza, akavuga ati urayambeshye ni gute ngera amasaha ntaramubona? Nako kanya muri ako kanimatasiyo babicayemo hagaragara undi mukobwa nawe uba usa nkaho yategereje bamwita Alice. Nuko akarebana na Calvin bakarebana, gusa Calvin akahita atangira kurembuza Alice. Nuko ubona ko Alice ashaka guhura na Calvin. Ako kanya Calvin nawe ahita ahaguruka mu ntebe yari yicayemo akamusanga ngo babe baganira. Nuko Alice nawe agatega amatwi ibyo umusore amubwira. Akamubwira ati se umeze gute? Nanjye nakomeze nkubona hano hantu igihe kinini. Ariko Calvin arikomeza avuga. Nuko Alice akamubwira ati nanjye hari umuntu ntegereje gusa yatinze. Calvin akomeza abwira Alice ati n'ukuntu uri mwiza ntabwo yakora ibintu nk'ibyo. Ako kanya ka kamoto kaba kahageze. Nuko Alice akubwira Calvin ati rwose nawe urabeshya. Nuko ako kanya usa nkaho Alice yishimiye Calvin n'uburyo bari kuganiramo. Gusa ako kanya ka kamoto Liza na Pedro baba bahageze, gusa ubona ko bafite huti basa nkaho hari abantu bagiye guhura nabo muri ako kanimatasiyo. Ako kanya kahita amubwira ati ese njyewe ndagiye ndavira amaha. Ako kanya na Pedro akamubwira ati nanjye nahangaha ariko ngiye kuviramo. Ngati wowe nta kibazo turaza kongera duhure niba ushaka yuko nkugeza kuri ya modoka yawe. Ngati nta kibazo. Ariko Liza avuga. Ako kanya Liza akahita azamuka yirukanka na Pedro agasigara muri ka kamoto kiwe. Aba afite impeta mu mufuka akayikuramo akayireba. Ako kanya Liza, Alice ndetse na Calvin baba bagikomeza baganira. Ako kanya Calvin ari kuganira na Liza, ubona ko rwose bahuje ibiganiro ndetse Alice yishimiye Calvin. Akomeza amubwira ati ese n'ubundi nta kuntu wampereza namba zawe niba bishoboka tukajya twihurira nta kibazo? Ako kanya Calvin agaseka agatungurwa n'ukuntu umusore ndetse cyangwa umukobwa abwiye umusore ko yamwaka nimero. Ako kanya Calvin ahita areba Liza ko aje, akahita ava kuri wa mwanya yari yicaranye n'uwo mukobwa Alice
ibyo ntiyabitindaho akamureka akigendera. Nuko ako kanya Liza aca kuri Alice akomeza, noneho Alice akitegereza Liza uburyo ari kuza yirukanka. Ako kanya Calvin asubira mu ntebe yiwe, nuko Liza akaza agasaba imbabazi kavuga ati rwose umbabarira, imodoka yampfiriyeho ntago nari kubona uburyo nje. Ako kanya Calvin akomeza atura umukobwa umujinya akamubwira ati ni gute umara amasaha agera kuri 3 nicaye ahantu. Nuko Liza akamubwira ati ariko nakubwiye ikibazo mfite. Ako kanya bakomeza batongana bisa nkaho uyu Liza akundana na Calvin. Nuko ako kanya Pedro nawe barimo arazamuka n'indabyo aza yirukankamo ahahandi hari kakanimatasiyo, akaza agasanga wa mukobwa aho yicaye. Alice akaza bisa nkaho ubona ko yishimye cyane rwose, ashaka gukora surprise uyu mukobwa. Gusa umukobwa aba yarambiwe ndetse yanarakaye. Alice akahita abwira Pedro ati aya masaha ni sangahe, twari twavuganye sangahe? Ako kanya Pedro akahita azamura indabo avuga ati nakica amande rwose, nakuzanira uturabyo mukunzi, nakuzanira uturabyo rwose. Ako kanya Alice akatureba bisa nkaho ntacyo bimubwiye. Pedro akabibona ko umukobwa yarakaye. None se serious ntago uri bumbabarire? Gusa wambabarira rwose. Ako kanya Alice akavuga ati ibintu wankoreye ntago bibabarirwa, ni gute mara amasangana gutya ahantu? Urumva ibyo bintu ari ibintu wambwira ati ngo watinze kandi wari ufite transport? Ako kanya Pedro akaseka akavuga ati buriya ni bya bindi by'abakobwa, reka basi mwereka akantu namuzaniye. Ako kanya akahita avanayo impeta, akahita akura ukuboko k'umukobwa noneho akabimwereka. Gusa umukobwa Alice we biba bisa nkaho ibyamaze kurangira ndetse atagishaka guhura na Pedro. Kumbi nagakufa bayamuzaniye. Ako kanya Alice akavuga ati sibi nibyo wanzaniye koko, ibi ni ibiki ubundi bwo wanzaniye? Ako kanya umukobwa akavuga ati njyewe n'undi munsi ntuzongere kumpamagara, ibi ndabirambiwe cyane rwose, cyane ko ubikoze inshuro nyinshi. Ako kanya ariko Alice akomeza abwira Pedro akarakara cyane, akomeza yumva ukuntu umukobwa amuciye amazi ndetse n'uburyo yakoze buri kimwe cyose kugira ngo amushimishe. Ako kanya Alice akabwira Pedro ati njye nawe ariko birarangiye rwose, ibi ntago njye mbyishimiye. Tugaruke ku rundi ruhande rwa Liza ndetse na Calvin, nabo baserereye ku ruhande rwabo. Ako kanya Liza nawe aba yarakaye ndetse na Calvin yababaye cyane ati ibi ntago ubinkoze inshuro nyinshi, ntago ukinyitaho, ibi rwose reka tubihagarike njye nawe, ntago rwose ngishaka kuba ndi kumwe nawe niba utangiye kujya ubigenza gutya. Liza nawe akamurusha umujinya akamubwira ati okay, niba utabishaka nta kibazo, reka tubireke niba ariko gutya bizahora. Gusa Calvin abakebuka ku mpande akitegereza Alice aho yicaranye na Pedro. Liza akamubwira ati niba imodoka yapfuye se ni gute akumva ikibazo cyanjye? Ako kanya Alice akahita akebuka akitegereza inyuma wa mukobwa uburyo ari guserera n'umusheri wiwe Calvin ndetse na Liza. Ako kanya Calvin agasohoka akurikiye Liza kuko Liza aba yivumbuye. Gusa Alice akomeza yitegereza umusore ndetse na Pedro akitegereza Liza uburyo ari kumanukamo, bisa nkaho bose bakundanye. Gusa aba bombi nabo baba bafitanye ibibazo ndetse bose byamaze kurangira, buri wese yamaze kubona uwe ndetse bahuje. Ako kanya Pedro akomeza yitegereza Alice avuga ati ntago wakumva impamvu nakererewe koko? Nta nubwo ubona uburyo ngiye gukunda, nta nubwo ubona uburyo nkwitayeho? Alice akahita abwira Pedro ati ibyo ndabihaze rwose, ndanabirambiwe. Ako kanya na Pedro nawe akahita arakara cyane akamubwira ati n'ibintu byose nakore ntago ubona urukundo ko ngukunda koko? Ako kanya
Alice akavuga ati I think ibyo wakoze byose byari bihagije, ariko njye kuri njye rwose ntago nabikunze. Nuko Pedro akomeza ambwira ati okay basi ariko wambabarira ibyo bintu tukabisubiza ku murongo. Alice ati twazabisubiza ku murongo na ryari, ibintu byanjye nawe byaba byiza birangiye. Ariko Pedro ntakomeze kubyumva, ntanabyumva, akavuga ati mbabarira rwose umpe umwanya ibintu mbisubize ku murongo. Ako kanya Alice agashaka guhaguruka, shaka kwigendera rwose, avuga ati njye nawe reka tubihagarike. Pedro akamureba akamwihorera, akomeza atekereza. Ako kanya Alice akigendera rwose, akigendera abababaje Pedro akababara cyane, akafata indabyo ziwe ndetse n'uburyo yaje rwose yihuta yagerageje uko ashoboye, akabona iby'inkundo rwose biranze, akatangira kwibaza ati se ko njyewe inkundo zananiye. N'ako kanya bagahita batugarura ku rundi ruhande, Liza nawe ari mu nzira ari kugenda ari kwibaza, ubona ko nawe byamucanze nk'uko Pedro nawe byamucanze. Liza akicara ahantu akarira, akibaza ati se ubu koko byagenze bite kugira nkunde n'umuntu umeze kuriya. Liza akarira ahantu aba yicaye rwose. Komeza ukurikirana agafilime kacu, ukore subscribe kuri iyi channel, dukomeze tubane. Ako kanya Liza bisa nkaho isi yamuzengurutse, aba ari yicaye ku muhanda yibaza ibintu bimubayeho, uburyo aje yihuta, umunsi umubereye mubi, ndetse na sheri we bakaba batandukanye. Ako kanya Pedro ahita aza akamwicara impande, ahita aza nuko Liza akahita akebutsa amaso, yareba agasanga ni Pedro, nuko akabicara iruhande, nuko bose bisa nkaho bose barakaye ndetse bari kwibaza uburyo batandukanye n'abakunzi babo. Nuko ako kanya Pedro akahita areba Liza ati se wowe byagenze gute? Njyewe ntago bingendekeye neza. Ariko Pedro abwira Liza ati umusheri wanjye turetse dutandukana. Nuko na Liza akahita abwira Pedro ati nanjye ariko nuko nguko, nuko bingendekeye. Pedro akareba Liza bakarebana, nuko akabona koko Liza nawe arababaje, gusa na Pedro nawe abababaje kuko bose baba batandukanye n'abakunzi babo. Nuko Pedro akahita afata za ndabyo agatekereza, akahita zimuhereza, akazihereza Liza ati akira izi ndabo ni izawe. Ati nubwo ibi byose bitubayeho ariko ntago dufite kubabara, cyane yuko tuzabona n'abandi. Ako kanya Pedro agahereza izo ndabo Liza akazifata. Liza ndetse ukabona ko bisa nkaho ahise yishimamo, akamubwira ati rwose urakoze, ni ukuri umunsi wanjye wari ugiye kugenda nabi. Ako kanya Pedro agakomeza yitegereza Liza. Pedro akamubwira ati rwose ni iby'agaciro kuba uyu munsi twahuye. Ako kanya Liza akamubwira ati nanjye nuko rwose nakwishimiye, nubwo tutahuye mu gihe kitari cyiza ariko byibuze uyu munsi tugiranye ibihe byiza, njye nawe byibuze nubwo abakunzi bacu badutengushye ariko nta kibazo. Ako kanya Pedro ahita ahagarika umukobwa urimo uracuruza ama ice cream mu kabaga. Ako kanya Pedro akahita abwira Liza ati hari ikibazo tuguze utu ice cream. Ako kanya Liza akavuga ati nta kibazo rwose. Ako kanya Pedro nawe akahita ahaguruka akahita ajya kureba izo ice cream ngo bazisangire, akahita azimuhereza. Noneho yamara kuzimuhereza akamwishyura amafaranga yiwe. Nuko akavuga ati urakoze. Ariko uwo mukobwa abwira Pedro, nuko Pedro akahita azizana, akahita asubira mu mwanya aho yari yicaye. Ako kanya akahita afata ice cream imwe akayihereza Liza, ukabona ko Liza rwose bimushimishije. Bagapfundura bagatangira
bakaba batangira kurya iyo ice cream aguze. Iki ni igice cya mbere cy'iyi filime cya gastori kacu. Kora subscribe urebe n'igice cya kabiri. Nta yindi uzajya ukurikira udufilime nk'utu ngutu tw'urukundo kuri iyi channel naha honyine. Ako kanya Liza akomeza ashimira Pedro ati ni ukuri wakoze, ndagushimiye cyane rwose. Na Pedro akamubwira ati nawe wakoze kuba byibuze unyemere tukaba turi kumwe kano kanya. Reka duhiniraga agace kacu k'iyi filime aha ngaha naho ubutaha.